Yesu ashimwe bene data. Ni mwarimu Valens ugarutse mu nyigisho igiye guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi rero ikigisho nkuzaniye kije nanone kukubwira intambwe 5 zigiye kugufasha kugira ngo ubone ibyiza byose bituruka ku Mana. Kuko twamaze kumenya ko Imana ifite umugambi ukomeye ku buzima bwawe. Hari ibintu byinshi cyane Imana yatekereje kugukorera. Hari imigisha myinshi Imana igufitiye. Imana igufitiye ibintu byinshi mu bubiko bwayo. Irashaka kubikugezaho. Ni ukuvuga rero kugira ngo ibyo byiza byose Imana igufitiye bikugereho, hari ukuntu ugomba kwitwara. Kuko Imana ifite ibyiza byinshi ishaka kukugezaho, hari imigisha myinshi igufitiye. Donc hari byiza byinshi yaguteguriye byuzuye mu bubiko bwayo. Ariko kugira ngo ibyo byiza byose bikugereho, hari uko ugomba kwitwara, hari ibyo ugomba gukora. Niyo mpamvu rero nkuzaniye intambwe 5 zigiye kugufasha kubona ibyiza byose Imana igufitiye. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dukora agasengesho kagufi ko kugira ngo Imana ibane natwe. Mana yacu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, turasenze kugira ngo Mana uhagararane natwe. Yaba ari ngewe wigisha na mugenzi wanjye unteze amatwi, reka tubone ibyiza biguturukaho. Turagushimiye kubw'iyi nyigisho umanuye, udushoboze kuyihagararamo neza kugira ngo tubone ibyiza byose waduteguriye. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dutangire dusoma ku icyanditswe kiri muri Zaburi 139 umurongo wa 17. Zaburi 139 umurongo wa 17 haratubwira ngo Mana erega ibyo utekereza n'iby'igiciro kuri nge, ngo rega umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi ubwinshi. Ibi ni bya bindi rero nakubwiraga. Nakubwiraga ngo Imana ifite imigisha myinshi ishaka kukugezaho. Ifite ibyiza byinshi yaguteguriye. Ifite ibintu bikomeye ishaka gukora mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo mu bubiko bwayo huzuyemo ibyiza byinshi yateguriye wowe turimo tuvugana. Niyo mpamvu rero nawe hari ukuntu ugomba kwitwara kugira ngo ubone ibyo byiza Imana yaguteguriye. Kuko hano muri Zaburi 139 umurongo wa 17 batubwiye ko ari byinshi cyane. Baratubwiye ngo rega ibyo utekereza ngo n'iby'igiciro kuri nge, ngo rega umubare wabyo ni mwinshi, ngo nabibara biruta umusenyi bwinshi. Ndagira ngo wumve ko Bibiliya nayo ubwayo twemeza ko iby'Imana itekereza ku buzima bwacu ari byinshi. Ibyo ishaka gukora biratangaje. Urabyumvise mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero icyo nkusaba, niba icyifuzo cyawe ari ukubona ibyiza byose bituruka ku Mana, akaba ari byo wifuza, ukaba wicaye uvuga uti ndifuza kubona ibyiza byose bituruka ku Mana, ubu ngiye kuvugana nawe, ngiye kukubwira intambwe 5 ugomba gutera zizagufasha kubibona byose, nta na kimwe kivuyemo. Mbere yuko mbikubwira, hari akantu ushaka kubanza kuvugana nawe. Imana yacu ni Imana igira ubuntu, ni Imana igira ubuntu bwinshi. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iratubwira ngo igusha imvura ku babi n'abeza. Uko wakwitwara kose, nta Imana izagira utuntu gusunikiye, izagira utuntu iguha uko watwitwara kose. Ariko hari ikintu ushaka kukubwira cy'ukuri, ntakubeshye. Uramutse udahagaze muri izi ntambwe 5 nkuko tugiye kuzibona, ntabwo ushobora kubona ibyiza byose bituruka ku Mana. Ntabwo Imana izabura utuntu gukorera uko watwitwara kose. Ariko niba icyifuzo cyawe ari ukubona ibyiza byose bituruka ku Mana, biragusaba guhagarara neza muri izi ntambwe 5 uko tugiye kuziga. Ushobora kuvuga utari ko se cyagiye ntiwari wazitubwiye intambwe 5 none kandi ugiye kuzidusubiriramo se. Wowe ntega amatwi uraza kubona itandukaniro. Tugenda tubikubwira mu buryo butandukanye kugira ngo ubashe kubihagararamo neza. Hamwe nuhananirwa nibura ushobore guhagarara handi.
uyu munsi rero ndi kumwe nawe unkurikire, ngiye guhera ku ntambwe ya mbere ngere ku ntambwe ya gatanu. Reka dutangirane kandi dusozanye, kuko ibi bintu nubihagararamo neza uraza kureba icyo Imana iraza gukora ku buzima bwawe, uraza kureba ukuntu Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Intambwe ya mbere izagufasha kubona ibyiza byose bituruka ku Mana, n'ubundi ni yayindi, ni ukumenya ijambo ry'Imana. Muribuka ko ni muri cya cyigisho cya mbere cyatambutse. Iyi ntambwe yo ihoraho, kuko umuntu atazi ijambo ry'Imana, ubwo naba nkubeshye kumubwira ngo ibyiza byose bituruka ku Mana bizamugeraho. Atazi ijambo ry'Imana ntabwo bishoboka. Intambwe ya mbere ni ukumenya ijambo ry'Imana. Mu Bakolosayo 3:16, reka tuhasome urebe uko havuga. Mu Bakolosayo 3:16 niyo batubwira ngo ijambo ry'Imana, ngo ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwe rigwiriye ryujuje ubwenge bwose. Abakolosayi 3:16 nuhasoma niko hakubwira ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye ryujuje ubwenge bwose. Ni ukuvuga rero ngo ijambo ry'Imana rigomba kuba muri wowe rigwiriye ryujuje ubwenge bwose, rifite ubwenge bwose. Niko handitse mu Bakolosayi 3:16. Iyi ntambwe ya mbere ugomba kuyitera nk'uko twabibonye, ukamenya ukagwiza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe. Niyo ntambwe ya mbere umukristo agomba gutera. Ku mukristo utazi ijambo ry'Imana, uba kure y'ijambo ry'Imana, naba nkubeshye ngiye kumubwira ngo azabona ibyiza byose bituruka ku Mana. Cyakoze reka nkubwire, kubw'ubuntu bw'Imana, Imana ishobora kugira utuntu igukorera nubwo waba utazi ijambo ryayo. Buri muntu wese umugezeho hari ubuhamya yaguha, akakubwira ati ariko ngewe Imana yangiriye gutya na gutya, akagira utuntu akubwira. Ariko dore ikintu kidashoboka, ntabwo ushobora kubona ibyiza byose bituruka ku Mana udahagaze neza muri izi ntambwe 5. Intambwe ya mbere turayibonye ko ari ukumenya ijambo ry'Imana. Abakolosayi 3:16 babitubwiye neza ngo ijambo rya Kristo ngo ribe muri mwe ngo rifite ubwenge bwose. Ni ukuvuga rero ngo iyo ijambo ry'Imana ryamaze kugera mu buzima bwawe, iyo umaze kugwiza ubumenyi bw'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, uba uteye intambwe ikomeye yerekeza mu kubona ibyiza byose bituruka ku Mana, kuko iyi niyo ntambwe ya mbere. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kumenya ijambo ry'Imana, deje uba wamaze gutera intambwe ya mbere. Kuko hari abantu bakunda kwiga ijambo ry'Imana ku buryo usanga bafite ubumenyi bw'ijambo ry'Imana ryinshi muri bo. Ibyo rero bigatuma bikamufasha kugira ngo abashe no gutera izindi ntambwe tugiye kureba. Iyo umuntu amaze kumenya ijambo ry'Imana, ku bijyanye n'ibyo uzakora kugira ngo umenye ijambo ry'Imana, wenda byose nakwirwa mbisubiramo cyane, twabiganiriyeho. Twabonye ko bigusaba kujya ukunda gusoma Bibiliya, bikagusaba kujya ukunda gutega amatwi inyigisho z'abakozi b'Imana. Hari ibitabo bizajya bigusaba gusoma byagiye byanditswa n'abakozi b'Imana. Mbese uburyo bwose bwagufasha kugira ngo ugwize ubumenyi bw'ijambo ry'Imana muri wowe, ugomba kubujyamo. Ibi bintu ndi kukubwira, ibi bintu ndi kuvuga ntabwo ari ibya buri wese. Iyi nyigisho ntabwo ari iya buri wese. Iyi ni inyigisho igenewe gusa abantu bifuza kubona ibyiza byose bituruka ku Mana. Niba wowe udafite icyifuzo cyo kubona ibyiza byose bituruka ku Mana, nakugira inama yo kutirwa untega amatwi unyumva, kuko iyi ni inyigisho gusa yagenewe abantu bifuza kubona ibyiza byose bituruka ku Mana. Intambwe ya mbere nkugiriye mpagaze mu cyanditswe irakubwira ngo ugomba kumenya ijambo ry'Imana, ngo ni ukuvuga ngo ijambo rya Kristo rigomba kuba mu buzima bwawe rigwiriye ryujuje ubwenge bwose, nk'uko babitubwiye mu Bakolosayo 3:16. Noneho tugiye ku ntambwe ya kabiri, ku muntu wamaze kumenya ijambo ry'Imana. Intambwe ya kabiri ni ugutunga umutima utagucira urubanza. Gutunga umutima utagucira urubanza. Gutunga umutima utagucira urubanza ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo bwa bumenyi bw'ijambo ry'Imana ufite, ugomba gutunga umutima utagucira urubanza imbere y'ijambo ry'Imana. Nk'ubu ushobora kugera imbere y'umuntu ugasanga mfite umutima utancira urubanza imbere ye, kubera ko ibyo nsaba gukora byose mbikora. Namugera imbere numva donc nta soni, nta bwoba, nta mutima uncira urubanza, kuko ibyo uwo muntu nsaba byose mbikora.
noneho hano turavuga ijambo ry'Imana, iby'Imana igusaba ni ugutunga umutima utagucira urubanza imbere y'Imana cyangwa se imbere y'ijambo ry'Imana. Bivuga ngo iby'ijambo ry'Imana rigusaba gukora urabikora byose, ku buryo iyo ugeze imbere y'ijambo ry'Imana wumva nta mutima ugucira urubanza, ku buryo ushobora gusoma Bibiliya kuva mu itangiriro ukagera mu Byahishuwe ukumva nta mutima ugucira urubanza, ukabona ko iby'Imana igusaba byose ubikora ubyubahiriza nk'uko ibigusaba. Iyi niyo ntambwe ya kabiri. Ubwo ni bya bindi twavuze ngo ni uguhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Wumvise? Guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Iyi ni intambwe ikomeye cyane. Tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Yohani wa mbere 3:21. Yohani wa mbere 3:21 na 22. Mwumva ukuntu havuga. Yohani wa mbere 3:21 na 22 haratubwira ngo bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza. Wabyumvise? Navuze ngo intambwe ya kabiri ni ugutunga umutima utagucira urubanza. None wumva ukuntu batubwiye hano ngo bakundwa imitima yacu nitaducira urubanza, ngo turatinyuka imbere y'Imana, ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Ngira ngo mwumvise uko Bibiliya ikubwiye, kuko izi ntambwe ndi kukubwira mpagaze mu ijambo ry'Imana, mpagaze muri Bibiliya, mpagaze mu byanditswe. Kuko ushaka kuvuga utari kusiza intambwe Valence yazikuye he? Nge mpagaze mu byanditswe, niyo mpamvu buri ntambwe yose ndi bukubwire iragendana n'icyanditswe. Kuri iyi ntambwe ya kabiri wumvise ko muri Yohani wa mbere 3:21 baratubwiye ngo bakundwa ngo imitima yacu nitaducira urubanza, ngo turatinyuka imbere y'Imana, ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa nayo. Ni ukuvuga rero ngo urabona ko iki cyanditswe kitubwiye ko iyo twitondeye amategeko y'Imana, iyo dukora ibishimwa n'Imana, iyo twitwararika ku mategeko yayo, iyo dufite umutima utaducira urubanza, ni ukuvuga ngo ni intambwe ikomeye umuntu aba ateye imwinjiza mu ntambwe ya gatatu tugiye kureba. Ntabwo ushobora kwinjira mu ntambwe ya gatatu tugiye kureba utaratera iya kabiri. Niyo mpamvu izi ntambwe zirakurikirana. Ntabwo ushobora gutera intambwe ya kabiri utateye iya mbere. Ntabwo umuntu yavuga ngo afite umutima utamucira urubanza imbere y'Imana kandi atazi ijambo ry'Imana. Ibyo ntibishoboka. Ugomba kubanza kumenya ijambo ry'Imana, warangiza ugatunga umutima utagucira urubanza imbere y'ijambo ry'Imana, kuba mu buzima butunganiye Imana. Noneho tukabona kujya ku ntambwe ya gatatu. Dore intambwe ya gatatu rero uko imeze. Kubakurikiye icyigisho cy'ubushize mwarankurikiye, mugiye kora intambwe ya gatatu aho bitandukaniye n'ibyo twize ubushize. Intambwe ya gatatu rero tugezeho ni ikintu bita gusenga. Intambwe ya gatatu ni ukwinjira mu buzima bw'amasengesho. Iyi ni intambwe ikomeye cyane. Reka hari akantu ngiye kubabwira. Gusenga mu rwego rwa gatatu rwo mu mwuka, nubwo abenshi bakunda kurugira urwego rwa mbere, ariko ndashaka kukubwira ko gusenga ni urwego rwa gatatu rwo mu mwuka. Ubwo hano batubwiye ngo bakundwa ngo imitima yacu nitaducira urubanza, ngo turatinyuka imbere y'Imana, ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa nayo. Ndagira ngo wumve ko iyo umuntu yamaze kumenya amategeko y'Imana, yarangiza akayitondera, akagenda nk'uko ijambo ry'Imana rimusaba kugenda, agakora ibihwanye n'iby'ijambo ry'Imana rimusaba, ni ukuvuga ngo uyu muntu yinjira mu masengesho afite confidence ko ikintu cyose aza gusaba Imana, Imana iza kukimuha. Wabyumvise? Ariko gupfa kujya imbere y'Imana ngo winjiye mu buzima bw'amasengesho ariko utazi ijambo ry'Imana, donc udakora ibishimwa n'Imana, udakora ibitunganiye Imana, utubaha amategeko yayo, warangiza ngo ugiye gusenga. Ni ukuvuga ngo iki gihe ntiwatinyuka imbere y'Imana, kuko batubwiye ngo niba dukora ibishimwa n'Imana, niba twubaha amategeko yayo, niba dufite umutima utaducira urubanza, hano baratubwira ngo turatinyuka imbere y'Imana, ngo twizeye ko icyo dusaba cyose tugihabwa nayo. Wumvise?
bivuga rero ngo ubanza kumenya ijambo ry'Imana, warangiza ukarihagararamo neza, ukabona kwinjira mu buzima bw'amasengesho wizeye ko icyo urasaba Imana cyose iza kukiguha. Niyo mpamvu nababwiye ngo gusenga n'urwego rwa gatatu rwo mu mwuka, kuko iyo umuntu yamaze kumenya ijambo ry'Imana arihagazemo neza, Bibiliya iratubwiye ngo ajya imbere y'Imana yizeye ko icyo ayisaba cyose aza kugihabwa. Ndagira ngo ubyumve neza. Intambwe ya gatatu rero ni ukwinjira mu buzima bw'amasengesho. Gusenga rero reka mbabwire icyo ugomba kubahiriza, kuko muri buri kintu cyose umuntu akora haba hari ibintu agomba kubahiriza. Ni ukuvuga ngo mu gusenga kwawe ugomba kwirinda gutandukira ubushake bw'Imana, kuko buri muntu wese aba afite burya ibintu ararikiye mu buzima. Hari igihe umuntu aba afite amarari, hari ibintu ararikiye kugeraho, hari ahantu yifuza kuzajya, hari ibintu byinshi umuntu ararikiye mu buzima. Ariko rimwe na rimwe hari igihe ibyo umuntu aba ararikiye mu buzima bwe bishobora kuba bihabanye n'ubushake bw'Imana. Ni ukuvuga ngo ugomba kwinjira mu buzima bw'amasengesho ariko wirinda gutandukira ubushake bw'Imana. Nanone ndongera ngaruke kuri ya ntambwe ya mbere nababwiye, buri gihe biri ngombwa. Ntabwo umuntu ashobora gusenga yirinda gutandukira ubushake bw'Imana kandi atazi ubwo bushake bw'Imana ubwo ari bwo. Niyo mpamvu ya ntambwe ya mbere nababwiye ngo ni ukumenya ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo mu ijambo ry'Imana niho tumenyera ubushake bw'Imana. Iyo dusoma ijambo ry'Imana, iyo dusoma Bibiliya, aha niho tumenyera ubushake bw'Imana. Rero ntabwo wasenga bijyanye n'ubushake bw'Imana kandi ubushake bw'Imana utabuzi. Bivuga ngo kumenya ijambo ry'Imana ni intambwe ikomeye cyane. Mwumvise? Noneho iyo umuntu asenga bijyanye n'ubushake bw'Imana, uyu muntu nawe agomba kugira icyizere ko ibintu asaba Imana azabihabwa. Tugiye gusoma muri Yohani wa mbere 5:14, wumve ku muntu usenga bijyanye n'ubushake bw'Imana, wumve icyizere agira gusenga bijyanye n'ubushake bw'Imana. Yohani wa mbere 5 umurongo wa 14 baratubwira ngo iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ngo nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Ngo iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ngo nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Bivuga rero ngo iyo usabye ikintu nk'uko Imana ishaka, ni ukuvuga ngo uba ufite icyizere ko ibyo ugiye kumusaba araza kubiguha. Niyo mpamvu nababwiye ngo mu gusenga kwawe ugomba kwirinda gutandukira ubushake bw'Imana, ugasenga bijyanye n'ubushake bw'Imana. Hano Bibiliya irakwizeza ko icyo uzasaba cyose uzagihabwa, kuko usenga bijyanye n'ubushake bw'Imana. Iyi ni intambwe ikomeye cyane. Noneho mbere yuko tujya ku ntambwe ya gatatu, ndashaka kugira ngo manze nkubwire gato ku bushake bw'Imana uko bumeze. Ni ukuvuga ngo ubushake bw'Imana burimo ibice bibiri. Hari ubushake bw'Imana bwa rusange, hakaba n'ubushake bw'Imana bw'umwihariko w'umuntu ku giti cye. Ubushake bw'Imana burimo ibice bibiri. Hari ubushake bw'Imana bwa rusange, hakaba n'ubushake bw'Imana bw'umwihariko ku muntu ku giti cye. Ubushake bw'Imana bwa rusange tubusoma hano muri Bibiliya. Muri Bibiliya ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya igomba kumenywa na buri muntu wese, yarangiza agakora ibyo Bibiliya imusaba. Ni ukuvuga ngo Bibiliya niho dusomera, niho tumenyera ubushake bw'Imana bwa rusange kuri buri muntu wese. Nk'ureka mbabwire n'urugero. Iyo Imana ivuze ngo ntuzasambane, ni ukuvuga ngo ubu ni ubushake bw'Imana kuri buri muntu wese utuye kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wavuga ngo ariko njyewe ngo gusambana ndabyemerewe, cyangwa Imana ivuga ngo ntuzibe, ntabwo wavuga ngo iri saba bari ariko njye ntibinsaba. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ntabwo agomba kwiba, buri muntu wese ntabwo agomba gusambana. Ni urugero ndi kuguha rw'ubushake bw'Imana bwa rusange kuri buri muntu wese. Wumvise? Nk'ubu tuvuge ntabwo nshobora gusenga mbwira Imana ngo Mana, muri iri joro ndimo gupanga kujya kwiba ahantu, ndagira ngo mfashe kugira ngo uza kubana nanjye kugira ngo icyo gikorwa kigende neza.
ndagira ngo nwaye urugero rwo gusenga bihabanye n'ubushake bw'Imana. Ndamutse mpanze kujya kwiba ahantu, narangiza nkasaba Imana ndize kubana nanjye imfashe kugira ngo bataza kumfata, kugira ngo icyo gikorwa cyo kwiba kigende neza. Ni ukuvuga ngo ndimo ndasaba ibintu ndarikiye ariko bihabanye n'ubushake bw'Imana. Iryo sengesho Imana ntiyarisubiza. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu gusenga kwawe ugomba gusenga bijyanye n'ubushake bw'Imana, ukirinda gusaba ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. Noneho nababwiye ngo ubushake bw'Imana burimo ibice bibiri. Tubonye hari ubushake bw'Imana bwa rusange kuri buri muntu wese dukura hano muri Bibiliya, noneho hakongera hakaba n'ubushake bw'Imana ku muntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo ubu ngewe Valensi hari ibintu Imana inyifuzaho bitandukanye n'ibyo yifuza kuri Florante cyangwa undi muntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga ngo ubu ngewe mfite umuhamagaro wanjye, hari umuhamagaro uri ku buzima bwanjye ushobora kuba utandukanye n'umuhamagaro uri ku buzima bwawe. Wumvise? Hari ibyo Imana inyifuzaho bitandukanye n'ibyo kwifuzaho. Ngewe Imana ishobora kuba ishaka kuntuma kujya gukora umurimo w'Imana mu Bushinwa, mu gihe wowe ishaka kugutuma kujya gukorera umurimo w'Imana mu Bwongereza. Ugasanga ngira nshaka mu Bushinwa, wowe uragushaka mu Bwongereza. Ndi kukubwira noneho iby'umwihariko. Cyangwa ngewe Imana ikaba yarampamagariye kuba umutambyi mu nzu y'Imana, mu gihe wowe Imana iguhamagariye kujya gukora ahandi hantu indi bizinesi, gusa ukajya umenya gufinansa, gutera inkunga umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo imihamagaro ku bantu iratandukanye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ugomba kumenya ubushake bw'Imana mu buryo bwa rusange ukura muri Bibiliya, ariko ukongera ukamenya n'ubushake bw'Imana bwawe ku giti cyawe, ukamenya iby'Imana igusaba, ukamenya aho Imana igushaka, ukamenya umuhamagaro wawe. Ibyo ni ibyawe ku giti cyawe bitandukanye n'iby'abandi. Wumvise? Iyo rero umaze kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, ukamenya n'ubushake bw'Imana bwa rusange, ni ukuvuga ngo mu gusenga kwawe rero ugomba kwirinda gutandukira ubwo bushake. Wumvise? Ni ugusenga bijyanye n'ubushake bw'Imana, usaba Imana ibijyanye n'ubushake bwayo, wirinda gutandukira. Kuko batubwiye hano muri Yohani wa mbere 5:14 ngo dufite icyizere ko nidusaba Imana bijyanye n'ubushake bwayo, ko icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. Uze kongera uhasome neza. Yohani wa mbere 5:14, nizeye ko urimo wandika ibi byanditswe turimo tubabwira. Niyo hatubwira ko iyo umuntu asenze bijyanye n'ubushake bw'Imana, icyo asabye aragihabwa. Iyi rero niyo ntambwe ya gatatu umuntu ushaka kubona ibyiza byose bituruka ku Mana agomba gutera. Ushobora kuvuga uti ariko se kuvuze gutyo, kuvuze ko ubu ni ukuvuga ko nzi ijambo ry'Imana, narangiza nkarihagararamo neza, ntabona ibyiza byose bituruka ku Mana, ntagombye gusenga. Niba Imana insaba kutiba nkaba nararetse kwiba, Imana ikaba insaba kuvugisha ukuri, none nkaba mvugisha ukuri. Imana ikaba imbuza gusambana, nkaba nararetse gusambana, nkaba nkora iby'Imana insaba. Ushobora kuvuga utareka se sinabona ibyiza byose bituruka ku Mana, ibi bintu byo gusenga ntabigiyemo. Mugenzi wanjye rero ndagira ngo ujye usoma Bibiliya neza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimuhabwa kuko mudasaba. Wari uzi ko hari ikintu udahabwa uzize gusa kuko utagisabye? Ushobora kudahabwa ikintu kuko gusa utagisabye, nta rindi kosa Imana igushinja. Ni ukuvuga ngo uba mu buzima busa nk'aho butunganiye Imana, ariko gusa ugasanga ikintu ntugihawe bitewe gusa n'uko utagisabye. Niyo mpamvu iyi ntambwe ya gatatu ari ngombwa, gusenga. Ngo musabe muzahabwa. Iyo umuntu asabye arahabwa. Hari ikintu Imana iguha kuko wakiyisabye. Iyo rero utagisabye ushobora kutagihabwa uzize kuko utagisabye. Kuko ijambo niko ritubwira muri Yakobo 4:2 ngo nimuhabwa kuko mudasaba. Rero udateye iyi ntambwe ya gatatu ukavuga uti namaze kumenya ijambo ry'Imana, none mfite umutima utanshira urubanza imbere y'ijambo ry'Imana, intambwe ya gatatu si ngombwa. Wasigara uri kuzira ikintu kimwe gusa, kudahabwa ibintu bitewe n'uko utabisabye, kuko niko ijambo ritubwiye ngo nimuhabwa kuko mudasaba. Yakobo 4:2. Rero iyi ntambwe ya gatatu y'umuntu amaze kuyitera, rero duhita twinjira ku ntambwe ya 4. Impamvu ndi kukubwira ngo nkurikire neza nuko iyo hagize intambwe n'imwe udatera muri izi ntambwe turi kubona, hari ibyo uhomba. Buri ntambwe yose udateye muri izi turimo tubona, hari ibintu uhomba. Intambwe ya 4 tugezeho rero ni intambwe bita kwizera, faith. Kwizera nayo ni intambwe ikomeye cyane mu buzima bwa Gikristo. Nanone ushobora kuvuga utariko se buriya
waba azi ijambo ry'Imana yarangiza akaba arihagazemo neza, yarangiza ndetse akaba ari n'umunyamasengesho ukomeye, ese ubwo iyo ntambwe ya kane irakenewe? Ntabwo nagarukira kuri izo ntambwe eshatu nkabona ibyiza byose bituruka ku Mana? Reka nkubwire akantu kamwe. Bibiliya iratubwira ngo biragoye ku muntu utizera kugira icyo akura ku Mwami Imana. Wabyumvise? Iyo udatera iyi ntambwe yo kwizera, biragoye kuri wowe kugira ngo ugire icyo ukura ku Mwami Imana. Nubwo izindi ntambwe zose waziteye zikaba zimeze neza, ariko gusa ngo kutizera nabyo ushobora kubizira. Ngo biragoye kutizera kugira icyo akura ku Mwami Imana. Ndagira ngo unyumve neza, ndagira ngo ujye wumva buri ntambwe nkubwira akamaro kayo, utazavuga uti ibi birahagije. Kwizera rero nibyo tugiye kuvuga haka kanya. Kubijyanye no kwizera, ngiye kukubwira ibintu bitatu ugomba kwizera. Kuko ngiye kwizera kuri mu bwoko bubiri, kurimo ibice bibiri. Donc ukwizera kurimo ibice bibiri. Hari ukwizera kudafite aho gushingiye, hakaba no kwizera gufite aho gushingiye. Kwizera kudafite aho gushingiye ni ukwizera ibintu gusa, ariko nta mpamvu byizeye. Gupfa kwizera gusa ngo bizagenda gutya mu buzima bwanjye, ngo nzabona iki. Ariko kwizera kudafite aho gushingiye, hakaba no kwizera gufite aho gushingiye. Tugiye kureba uko kwizera kubiraho gutandukaniye. Mbere na mbere ngiye kubanza nkubwire ibintu bitatu ugomba kwizera. Ibintu bitatu ugomba kwizera mu buzima bwawe ni ibi. Icya mbere, ugomba kwizera ibintu wasengeye. Ugomba kwizera ibintu wasengeye. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo 21 umurongo wa 22 ngo ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Matayo 21 umurongo wa 22 uze kuhasoma neza. Ngo ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Bivuga rero ngo iyo ngewe nsabye Imana ikintu nizeye, ndagihabwa. Wumvise? Nge mpabwa ikintu n'Imana kuko nagisengeye mbyizeye. Ngo ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Ni ukuvuga ngo ugomba kwizera ibyo wasengeye. Iyo rero wizeye ikintu utigeze usengera, ibi nibyo twita ngo ni empty faith. Empty faith ni ukwizera kudafite aho gushingiye. Wowe ugapfa kwizera gusa ngo Imana izampa iki, Imana izankorera ibi, Imana izangeza kuri uru rwego, utarigeze unabisengera. Iryo ni ikosa rikomeye mu buryo bw'umwuka. Iri kosa ntuzigere urikora mu buzima bwawe. Uzirinde mu buzima bwawe kwizera ibintu utasengeye. Donc ni ukuvuga ngo niba hari ibintu wifuza ko Imana igukorera, ugomba gutera ziriya ntambwe eshatu twabonye. Warangiza ugasaba Imana ibyo bintu wizeye. Bibiliya tubwira ngo ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Rero ugomba kwizera ikintu kuko wagisengeye. Niduhura nko ukambwira ngo nizeye ko nzabona imodoka mu mwaka utaha, uzihangane nshobora kuzakubaza nise wigeze ubisengera. Numbwira ko utigeze ubisengera, okay, nzamenya kuko kwizera kwawe ni empty faith. Ni ukwizera kudafite aho gushingiye. Uko kwizera kudafite aho gushingiye rero ni ukwizera gukoza umuntu isoni, gukoza isoni nyirako. Kwizera kudafite aho gushingiye. Ugomba kwizera rero ibyo wasengeye. Ikintu cya kabiri ugomba kwizera, ugomba kwizera ibyo wabwiwe n'Imana. Uranyumvise? Wari uzi ko ushobora kuba uri gusenga, wari uzi ko ushobora kuba uri mu masengesho ukagira ibintu usaba Imana, Imana ikakwemerera kubiguha kuko wabisengeye. Ariko mu gihe Imana irimo kuvugana nawe, ukumva hari ibindi bintu iri kukubwira izagukorera utanasengeye. Wumvise? Ese ntabwo mwibuka ko Salomo yasabye ubwenge, Imana ikamwemerera kumuha n'ibyo atasabye kubera ko yasabye, Imana yamwemereye kumuha n'icyo atasabye. Birashoboka ko hari ibintu Imana yakubwira izagukorera kandi utabisengeye. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu cya kabiri ugomba kwizera ni ibintu wabwiwe n'Imana. Ni isezerano. Kuko umuntu aba afite amasezerano, afite ibintu Imana yamubwiye. Ni ukwizera iby'Imana yakubwiye. Ukavuga uti ngewe nizeye, wenda ni urugero ndi gutanga, ukavuga uti nge nizeye kuzagera ku bintu bikomeye, cyangwa se kuzabona aka kazi, cyangwa se kuzajya muri iki gihugu kuko Imana yabimbwiye. Kwizera iby'Imana yakubwiye.
muri Luka umurongo wa mbere, muri Luka igice cya mbere umurongo wa 45 baratubwira ngo hahirwa uwizeye ngo kuko iby'Imana yamubwiye bizasohora. Luka 1:45. Reka mpabasomere mwumva uko havuga. Luka 1:45 baratubwira ngo kandi hahirwa uwizeye ngo kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Vara, hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ni ukuvuga ngo ugomba kwizera rero iby'Imana yakubwiye, iby'Imana yagusezeranije. Iyo rero umuntu yizeye ikintu Imana itigeze imubwira kandi atarigeze anagisengera, babyita empty faith. Ni ukwizera kudafite aho gushingiye. Icya mbere, ntabwo wabisengeye wenda ngo uvuge uti njye nagisengeye nizeye, kandi ijambo ry'Imana rimbwira ko ibyo tuzasaba twizeye byose tuzabibona. Ikintu cya kabiri, ugomba kwizera, kuko icya mbere twabonye ko ugomba kwizera ibyo wasengeye. Icya kabiri, ugomba kwizera iby'Imana yavuganye nawe, iby'Imana yagusezeranije, iby'Imana yakubwiye. Kuko muri Luka 1:45 baratubwira ngo hahirwa uwizeye ngo kuko iby'Imana yamubwiye bizasohora. Ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Kwizera ikintu kuko Imana yakikubwiye. Iyo rero umuntu yizeye ikintu atasezeranijwe n'Imana, ikintu Imana itamubwiye, ni ukuvuga ngo kwizera ntabwo gufite aho gushingiye. Icya mbere, ntiwabisengeye wenda ngo tuvuge ngo wabisengeye wizeye kuko Imana izabikora. Icya kabiri, ntabwo Imana yabikubwiye, uko ni ukwizera kudafite aho gushingiye. Kandi kwizera kudafite aho gushingiye, nababwiye ko ari kwizera gukoza isoni nyirako. Noneho icya gatatu ugomba kwizera rero ni ukwizera ibyanditswe. Noneho ibyanditswe, ni ukuvuga ngo ni gute umuntu ahagarara mu cyanditswe yarangiza akizera. Ngiye kubaha urugero. Muri Zaburi 84 umurongo wa 12 baratubwira ngo Uwiteka ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Zaburi 84 umurongo wa 12 batubwira ko umuntu ugenda atunganye nta kintu cyiza na kimwe Imana izamwima. Uze kuhasoma niko havuga ngo ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Dore ukuntu rero umuntu yizera yishingikirije ku byanditswe. Niba Bibiliya ivuga ngo ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye, iyo ubaye mu buzima butunganiye Imana, warangiza ukizera ko nta kintu cyiza na kimwe Imana izakwima, ni ukuvuga ngo uba uhagaze mu byanditswe. Uku ni ukwizera gushingiye ku byanditswe. Ni ukuvuga ngo rero ugomba guhagarara neza mu ijambo ry'Imana, warangiza ukizera ko nta kintu cyiza Imana izakwima. Uku ni ukwizera gushingiye ku byanditswe. Ni ukuvuga ngo kwizera ugomba gushingira nibura ku bintu bitatu: kuba ikintu waragisengeye, kuba Imana yarakikubwiye, cyangwa se uhagaze mu cyanditswe. Wumvise? Iyo abantu rero barimo kwamamaza kwizera kwabo, bari kuvuga kwizera kwabo, bashingira kuri ibi bintu bitatu. Umuntu avuga ati ngewe nizeye iki kuko nagisengeye. Undi akavuga ati ngewe nizeye iki kuko Imana yakimbwiye. Undi nawe akavuga ati ngewe nshingiye ku byanditswe kubera ko nkoze ibi bintu, kandi mu byanditswe Imana ikabisezeranya ko ubikoze azahabwa iki, ndakizeye. Nibyo bintu bitatu ugomba kwizera. Naho kwizera kutari uku nguku mbabwiye, nibyo bita empty faith. No kwizera kudafite aho gushingiye, no kwizera gukoza isoni nyirako. Rero wewe ndakwifuriza kwizera kutazagukoza isoni, kwizera ku buryo uzizera ibintu ukabibwira abantu kandi koko bakabona bisohora mu buzima bwawe. Wumvise? Ugomba kwizera ibyo wasengeye, ukizera iby'Imana yakubwiye, ugahagarara mu byanditswe, ukizera ushingiye ku byanditswe. Ntabwo ko kwizera kuzigera kugukoza isoni. Ibyo wizeye uzabibonesha amaso yawe, kuko Imana yacu ni Imana itabeshya. Rero tugiye ku ntambwe ya nyuma tugiye gusorezaho, ni intambwe ivuga ni ukuvuga ngo intambwe ya 5 ariyo tugiye gusorezaho, ni ukwihangana. Ushobora kuvuga uti se kandi ibyo byo kwihangana bije bite? Ko nari nzi ko izi ntambwe tumaze kwiga zari zihagije kugira ngo mbone ibyiza byose bituruka ku Mana, kandi se kandi ibyo kuko wongeyeho iyindi ya 5 yo kwihangana. Reka ngira akantu nkubwira kugira ngo ubyumve neza. Iyo Imana ikubwiye ikintu, cyangwa iyo usengeye ikintu, cyangwa iyo uhagaze mu cyanditswe, ntabwo bivuga ngo uwo mwanya ukimara gusengera ikintu kirahita kimanuka kikwiture hejuru. Ntabwo bivuga ngo uwo mwanya Imana ikimara kukubwira ikintu urahita ukibona uwo mwanya. Wumvise? Ntabwo bivuga ngo nuhagarara mu cyanditswe urahita ubona ibyiza byose Imana isezeranya muri icyo cyanditswe. No,
habaho igihe cyo gutegereza, kuko hari igihe cyagenwe n'Imana igomba gusohoreza amasezerano yayo. Icyo gihe cyagenwe n'Imana rero ugomba kugitegereza wihanganye. Bibiliya iratubwira muri Yakobo 1:4 ngo mureke kwihangana gusohoza imirimo yako. Uze kuhasoma neza muri Yakobo 1:4 ngo mureke kwihangana gusohoze umurimo wako. Ni ukuvuga ngo ugomba kwihangana ugategereza kugeza igihe ibyo wizereye bizasohora ukabyakira mu biganza byawe. Iyo rero umuntu ananiwe iyi ntambwe yo kwihangana, dore ukuntu bimugendekera. Iyo udashoboye kwihangana ni hahandi umuntu yinjira atangira gukora ibizira, kuko iyo umuntu ananiwe kwihangana igikurikiraho ni ugukora ibyaha, igikurikiraho ni ukuva ku Mana, igikurikiraho ni ukureka kwitwararika ku mategeko y'Imana. Ni ukuvuga ngo ugomba kwihangana kugira ngo bya bintu Imana yagusezeranije nibimanuka bizagusange muri wa mwanya utarawuvuyemo, kuko kunanirwa kwihangana byatuma uva mu mwanya, bityo ukabuhombye iby'Imana yari igiye gukora ku buzima bwawe. Rero izi ntambwe nuzitera ukagerekaho no kwihangana ugategereza igihe cy'Imana gusohoza ibyo yakubwiye, uzabona ibyiza byose bituruka ku Mana, nta na kimwe kivuyemo. Aha rero niho nshoreje, reka dusenge dusoza. Ariko mbere yo gusoza ndashaka kukwizeza ko ibi bintu nubihagararamo nk'uko tubibonye, uzabona kugira neza kw'Imana gutangaje ku buzima bwawe. Reka nkusengere kugira ngo Imana igufashe ibi bintu bihagararemo neza, kuko hari ikintu gikomeye Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Hari urwego Imana ishaka kukugezaho, hari ibintu byiza byinshi Imana yaguteguriye ugiye kubona ku buzima bwawe muri iyi minsi iri imbere. Mana yacu, Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana yera, nsengeye Imana ishobora byose unkurikiye, ndakwinginze kugira ngo umushoboze kugira ngo abashe guhagarara neza muri izi ntambwe 5 tubonye, kugira ngo ibyiza byose biguturukaho bimugereho. Umurinde uburiganya bwa Satani, kuko Satani ni umuriganya, azaje kuturiganya ibyiza watugeneye. Bana nawe umushoboze kugira ngo Mana azaba umugabo wo guhamya kugira neza kwawe. Ndagushimiye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.